Say, will you marry me? Yitwa Emile Munyaneza Pfumukeri ni umusore uzwiho udushya twinshi cyane. Tariki ya 2 Ukwakira 2016 yakoze agashya kadasanzwe hano iwacu i Rwanda. Emile Pfumukeri yatwaye umugeni we mu igare. Time Tonight yarahabaye ikurikirana iby'ubukwe. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Bamaze kwifotoza, Emile Munyaneza Pfumukeri ati Josia ngwino ngushyire mu igare. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Munyaneza Emile Pfumukeri amaze kuriza igare Murekatete Josiane kuri kamera ya TV10 na mikoro za Radio Dis ati urukundo ruragaragaye. Wajya ugitangaza ubwira abantu baje mu kugwe. Ubu ni umunezero gusa, urukundo ruragaragaye. I swear that I will mean it. I say, will you? Umugeni nawe Murekatete Josiane ni yaripfanye muri Time Tonight ati ndasaba bakundana kujya berekana urukundo rudiseriye. Uyu ni umunsi w'uko wanyu niki watangaza? Ko nishimye. Utwaye mu kagare benshi barayifata nk'agashya, ese wowe ubifata ute? Nge ahantu we ntabwo Niki kikuri ku mutima kugeza ngo? Niki watangariza abandi basore n'inkumi bageze mu kigero cyo gushaka? batangariza nyine uko bazajya bakundana bariseriye. Urakoze cyane. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you. Igitwe aho Munyaneza Emile Pfumukeri yatambukaga hose abantu barafotoraga, barasekaga, barishimye biratinda. Dore Munyaneza Emile Pfumukeri n'umugeni we Murekatete Josiane. I swear that I will mean it. I say, will you marry me? And if I lost everything in my heart, it means nothing. 'Cause I have you, girl, I have you. To get right down on bended knee, nothing else would ever be better. The day when I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Nyuma y'imyaka 9 yose aba bombi bakundana, Emile ni yaripfanye ati noneho urukundo ruratsinze. Ndishimye cyane. Ngubu urukundo ruratsinze. Ugiye ukunda kurimba uturirimbo, waturimba akantu gatoya cyane muri Time Tonight. Umuro yawe rutiyana rada. Ndagukunda ndimamo nakumereye imbuguyu oya mama we. Mu rusengero imbere y'imbaga y'abantu, Emile ati Murekatete Josiane reka nguhe icyubahiro kigukwiye. Say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Umukambwe, umupasitoro, uwo nta wundi Nezira Mpyisi ni nawe washyingiye aba bombi. Ati nashyingiye mu mahanga, nshyingira mu Rwagasabo, ariko uyu munsi natangaye. Kuba ngeze umwanya wo kuza gushyingira batuye igiti. Nashyingiye mu mahanga mu Rwanda ibihumbi, ako ntabwo kabonye
bahuje mu nzu yo kwiyakiriramo. Munyaneza Emile Pfumukeri ati Josiane, imyaka 9 yose ngwino nanjye nguririmbire. rero uwo munsi ugiye gusohoza icyo namusezeraniye mu myaka 9 ishize kugira ngo usabe abari mwese mu gushyira Josiane uburyo mbere inama y'umwuka muri sesiyo ishize kandi dushimira n'ababyeyi bakomeje kudusingiza impano igiye kumuha igiye kumukora mu nganzo. nyuma y'imiruho no kuvunika, nyuma y'ubugoryi burengeje, maze kuhagirwa mu rukundo rwe, nza kuba iruhande nkumara intimba, umuro yawe irutiyanada, umubavu wasize wampaye kunguka inshuti, mbuye kwicarana nawe tuganira duseka, tuvuga n'iby'urukundo rudashira. Bamwe mu baganije 10 Tonight bafata iki gikorwa Emile Pfumukeri yakoze nk'igikorwa cy'urukundo. Bati umusore ni umunyadushya. Amazina yawe yitwa nde chef? Yitwa Semana Alex. Hano igitwe habere ubukwe benshi bafashe ingunga gatangaza. Ese kuri wowe wabifashe ute? Kuri njye nabonye ari ubukwe burimo agatangaza kuko twabonyemo udushya twinshi, harimo uburyo harimo nk'igare tikiko rikozwe mu buryo bw'ubuhanga, ubwo twabonye ko ubukwe buhenze cyane. Ese kuri wowe wabuza kora akagashya? Kuri njye n'ubwa mbere nkabonye, ariko nsanzwe nkabona nko mu bice bya Uganda byateye imbere nko mu Buhinde, hirya ngiyo ku mahanga. Urakoze cyane. Sa merci beaucoup. Ubukwe bwa Pfumukeri ukuntu twabubonye ni innovation yari ibaye mu bukwe. Njye ni n'ubwa mbere nari mbonye ubukwe bumeze kuriya. Vraiment ikintu nabonye ari ubukwe bwiza, uburyo ki byagenze n'akantu yazanyemo keza, batubwiye ngo ni igare ry'umwotsi. Nari menyereye kubona mu Bwongereza, mbona bagenda ku mashovari ukuntu bibakuruye, ni ibintu nabonye byari bishimishije. Ni ubukwe bwatubereye bwiza muri mwe. Imana agize ati byari bishimishije. Ese Sinapo nkawe umusore mukuru, ese uramutse urongoye cyangwa se ushingiwe wakora nk'akara gashya ka Pfumukeri? Rero buriya ni ibintu bitangaje. Jewe buriya bukwe naraburembye, bo muri kiriya gihe cy'ubukwe nyuma yaho naje kujya ku Gisenyi, sanga abantu bose bariho kubuganira, baravuga bati ubu twabonye ubukwe bwagendeye mu igare, ariko iryo gare riratangaje. Kuriya gare ni ubwa mbere nari ndibona. Ni ubwa mbere natekereje ukuntu yaritekerejeho kugira ngo rimere kuriya, sanga n'umusore ukomeye cyane. Reka Deborah, reka tuganire. Nubwo ukiri umwana wo muri secondaire, ariko ejo mu myaka iri imbere uzashyingirwa cyangwa se ukora ubukwe. Ese nicyo wakatangaza 10 Tonight, mu gihe cyose washyingirwa umusore wawe ushobora kumusohora nk'akira gashya? Dukora bimeze nakora nk'abiriya ko nyine byaradutangaje, abantu bose barahuriye babonye iragare baratanga ko ngabo njye nari ndibonye. Byaranshimishije nanjye rero ngomba kubikora kuriya. Reka dusoze ikiganiro cyacu. Ese hano mufata gute Emile Munyaneza Pfumukeri, mufata gute mu bisanzwe? Ubundi Emile Munyaneza ni umuntu usanga mu tuntu tw'udushya. Mbona umuprofeseri haruguru, ni umuntu ujya udushimisha cyane, akunda kuganira n'urubyiruko cyane rwo muri secondaire hano. Ni umuntu ubona yuko afite utuntu innovation akunda kugaragaza buri gihe. Ni umuntu wisanga muri sosiyete zose z'abantu, ubona ko ari umuntu nyine ufite utuntu twinshi, aramutse abonye n'umwanya yadukoresha birengejeho. Niba Emile arimo kurikirana 10 Tonight kuri TV10 na Radio Diz, nicyo wamubwira? Ijambo rimwe gusa hamwe n'umukozi. Icyo namubwira, prestation, kuba warakoze ibintu biri innovation. Is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up.